Ndabasuje mbaye ikaze bakunzi ba Life Hacks, nizere ko merewe neza aho muri mu bice bitandukanye. Ikaze rero mu gice cy'uyu munsi uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Mpambara. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye no kwita ku nzara, ubwiza bw'inzara cyangwa kwita ku isuku y'inzara. Cyane cyane iyo bigeze ku nzara abantu babyumva neza n'abagore, abakobwa, igitsina gore muri rusange. Ariko burya ntago bireba abagore n'abakobwa gusa, n'abagabo birabareba. Ariko ushobora no kuba ufite imyumvire ikubwira ko inzara, isuku y'inzara ari ugusigaho amarangi cyangwa za vernis. Ariko se nibyo birakwiriye? Ntago ushobora kwita ku nzara zawe udashyizeho ya mabara atandukanye, udatejeho inzara. Ibyo birashoboka, ariko nibyo turi buze kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi. Twite ku isuku y'inzara, ubwiza bw'inzara zacu, tugire inzara nziza zigaragara neza kandi zisa neza. Ntago rero ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa uyu munsi. Ikaze muri Life Hacks. Murakoze. Nanjye nitwa Madiva. Nkaba nkora muri company ya Diva Nails Rwanda. Ikora ibijyanye no gutunganya inzara. Uyu munsi turagira ngo tuganire, mutubwire Madiva, inzara, iyo bavuze inzara hari umuntu wumva ngo, cyangwa iyo uvuze ngo ngiye gukoresha inzara, hari umuntu uhita uvuga ngiye gutereshaho inzara, ngiye gusiga vernis. Ubundi iyo bavuze inzara, inzara zivuze iki ku mukobwa cyangwa se ku muntu, ariko cyane cyane ku gitsina gore? Nukuvuga inzara icyo bivuze, hari ugutunganya inzara. Mu gutunganya inzara harimo uburyo butandukanye. Hari kuba wazitera, hari kuba wazisiga, hari no kuba wazikorera isuku byonyine ubwabyo zigatuma zisa neza. So biterwa rero n'iki umuntu we kugize icyo washaka. Ushaka kuza ushaka guteraho, ushaka zibe ndende, ukiteho zikaba ndende ugasiga, bituma inzara zisa neza. Na ya vernis ze bifite uburyo isa neza ikeye mu kuntu. Ukaba yashyiraho ama designer. Aha none uje ukavuga ati ngenda ndashaka gusiga bisanzwe, hasiga jeri cyangwa vernis isanzwe. Kwa musiga jeri kubera ko ashaka inzara ziba zisa neza zinakure, ari umwimerere wiwe. Hari n'abandi baza noneho ashakaho kugira ngo bibe biri naturel. Ngarega naturel nta kintu ashyizeho. Umuntu ushaka uburyo bwa naturel ashaka gukoresha uburyo bubiri butandukanye. Harimo kuba wazitunganya ukaziconga neza, ukazikorera isuku, ukazikuramo utuntu imbere, nyine zigasa neza. Yarangiza akagenda kumukarabya neza, cyangwa se akaba n'undi uza wamushyiraho twa tuntu twa polygel tutuma inzara zishobora guhindura ibara ho gatoya. Ako ntago ari vernis, utuntu tw'amavuta dusigaho dukomeza inzara, tugatuma inzara zikura, ziba dusa nka naturel. So nukuvuga rero ubwo ni uburyo butatu umuntu ashaka kwifuza gutunganya inzara. Hari abantu bafite imyemerere yabo nk'abarokore, cyangwa reka tuvuge gutya, ariko baba bafite imyemerere idatuma inzara zabo bazishyiraho ibintu nyine by'amabara ameze ukuntu, ariko ugasanga bafite ikibazo cy'inzara zivunika vuba, zangirika, cyangwa umuntu akavuga nshaka gukora inzara zanjye nzitereke. Ibyo bintu birashoboka ko umuntu, navuga ngo ni ukumukorera inzara zikajya ku murongo umwe, zigahindura niba zarahengamye cyangwa byaragenze gute, zigahora ziri ku murongo umwe kandi nta za vernis nashyizeho cyangwa adatereshejeho izindi. Umuntu akaba yashyiraho. Yes, hari abantu bafite nk'imyemerere y'abarokore yanyu. Yes. Cyangwa se sinzi ko nabyita. Sinimyemerere y'abarokore nuza. Hari n'abantu batari ku bantu barakora baba bashaka ibintu byabo biri naturel. Ashaka ibintu byo ndadashaka kongeraho kugira ute, kuko buriya nzara dushyiraho twongeraho rimwe na rimwe rigizangiza. Zikangiza za zinzi z'imbere bitewe n'izo washyizeho cyangwa product nawe yakoresheje. So nukuvuga babandi rero bashaka iyo myemerere, birashoboka ko ahora asa neza kandi afite ibintu biri naturel. Kandi zigakura zikaba ndende pe. Buriya nta nzara zidakura. Ndakira bishaje gukunda kwibaza inzara zanjye zakora zite. Hari umuntu uvuga ati nge sinjya ngira inzara, sintunga inzara, n'urwo kwishima ntarwo ngira. Naba bandi baza bakaziri baba baraziriye bazirya, inzara zirakura. Zigakura neza nk'umusatsi. Inzara ni ikintu cyiza nyine, urakata akazi kindi akazi kindi. Ahubwo burya biterwa n'uburyo umuntu azitunganya. Burya inzara kugira ngo zikure, hari etape ya mbere bibanza kuzitondera, ukazikorera isuku yabugenewe yabyo nziza cyane. Warangiza ukazitunganya. Hari utuntu tuba turi mu mpande dutuma inzara zikura zivunika. Hari ukuntu ushobora kuziconga ntizivunike. Ibyo byose ni ibintu bituma inzara zishobora kuba
natihari kandi zikabakura ariko inzara ze zose umuntu wese afite zirakura. Madiva reka tugushimira urakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Yes, arakoze Madiva, ngira ngo ubonye cyangwa wumvise uburyo bwiza ushobora gukoresha kugira ngo wite ku isuku y'inzara zawe. Inzara zawe buri gihe zibe zigaragara neza bitewe n'imyemerere yawe cyangwa n'icyo ushaka, inzara zikomeze gusa neza. Life Hacks naho ubutaha, yitwa Denise Mbabazi Impambara.